umugore w'umutima agira urugo rwiza, ariko umugore w'umupfapfa cyangwa ibinuge ntabwo agira urugo rwiza. Uyu munsi ushobora kuba wishimira ibyo urimo bitari byiza, ariko nubona ko iminsi itangiye kugusiga nibwo uzabona ko ibyo wamaranaga byose byari ubusa. Uyu munsi ushobora kuba wireba ubukumi n'ubukanka ufite, ubwiza bwawe bukura buri umwe wese, ariko igihe nikigera isi izakubwira. Ntuzigere na rimwe wicuza impamvu ibyo wabikoze, kuko wabikoze ubizi. Icyiza twese dukwiriye kugenda ahantu heza bwacu ku buryo tuzamara ubuzima bwacu tuticuza kuba twarabikoze. Buri bimwe byose mu buzima bwacu dukora twereka abo tugomba kuba turi uyu munsi, gahindura inzira nziza kuko twabihisemo. Ibihe byiza ntibihoraho kandi n'ibihe bibi ntibihora. Uyu munsi ushobora kubona umukecuru ugenda konda agenda ku gakoni ukagira ngo nawe ntiyahoranye imbaraga zimeze nk'iza ubwo butoya uri ukureba ukagira ngo nawe ntiyabwigeze. Igihe nikigera nawe uzabona ko ibyo wamaranaga byose byari ubusa. Icyiza kiryoha mu buzima nko kugira ahazaza heza, kandi aho hazaza heza harimwa natwe. Tukagendera ku imyaka iradushoka. Igihe dufite ni iki ngiki kugira ngo tugikoreshe ibirenze, kugira ngo natwe tubeho neza. Ko buri buzima bwacu kugira ngo uzagire umuryango mwiza nuko nawe uzabigiramo. Yego hari byinshi ababyeyi bawe batigeze baguha, ibyo bataguhaye nawe ukwiriye kubyishakamo kugira ngo ubibone. Ukwiriye kubaho nk'uko iwanyu mwabayeho, ko twese tugomba gukora cyane kugira ngo twubake bya bindi iwacu batigeze batwereka. Uyu munsi ushobora kuba ufite umugore ari uw'agaciro, ukamufata uko wishakiye, akararira akirirwa arira, mbese wamutesheje agaciro imbere y'abandi, mbese ntawe ari w'imbere yawe. Kujya wibuka neza yuko umunsi azaramuka avuye iwawe akagenda, nta wundi uzaza ameze nkawe. Yabashije kwihanganira ububabare bwawe, abasha kwihanganira ingeso mbi zawe, ariko igihe cyarageze arangije avuga ati sinabikomamo, arangije azagusiga. Icyo gihe nikigera nabona ko bikwiriye kuba yagusiga, azagusiga kandi ntabwo azongera guhindukira kugira ngo agaruke. Niba rero ufite umuntu usobanuye byose mu buzima uno munsi, ni ngombwa kugira ngo umwereke neza ko ari uw'agaciro kurusha abandi, kuko umunsi azaramuka ahuye n'undi muntu umuha agaciro, cyangwa ibinuge kuzajya kumusaba imbabazi bizakugora. Ushobora kukubahira kuko mufitanye abana, ariko naba ari ntabo uzamenye ko ntaho muzaba mugihuriye. Kubaha kuko mufitanye abana akakwita papa w'abana, ariko naba ari ntabo uzamenye neza ko ntacyo uzaba usobanuye kuri we. Azaba yahuye n'undi wa nyawo umuha agaciro, muzi neza kurusha abandi bose. Niyo mpamvu rero ukwiriye kwita ku mugore wawe, kuko icyemezo warafashe ntabwo cyari gisanzwe. Ntuzigere ukora ibintu nibigera nyuma ngo umuhinduke mwigaragaze uwo uri uyu munsi, azabana nawe azi neza uwo uri we. Zemere kubana nako gahinda bizi neza ko wabimweretse kare, kugira ngo azamwereke ibintu bitari byiza mbere, mwereke bimwereke nyuma. Ababare mu rukundo ducamo rwa buri munsi cyangwa ibinoge, igihe bamwe dukunda dufata ko ari inkoramutima kuri twebwe, usanga aribo ba mbere batwanga kurusha abandi bose. Amarira twirirwa turira ya buri munsi ugasanga nibo birirwa baturiza ka gahinda dufite, nibo birirwa bakatwereka. Ariko agaciro ka nyako mu buzima ukamenya iyo umuntu wakunda tekimufite, iyo yaramutse avuye mu biganza byawe akagenda akajya mu biganza by'undi, hari igihe wicara ukitekerezaho ubwawe ukabona ko wakosheje ba bandi bose wamurutishaga, ukabona ko basobane byose mu buzima. Igihe kizagera bagusiga, wa muntu wakwihanganaga muri byose akosa akakubabarira. Tugira utekereza yuko bose bafite umutima umeze kimwe, hari uwundi uzahura nawe kukwihanganira byange, jyewe urara wiseguye amarira agahinda, murobeho umeze nk'uwihebye. Nimba uri umuntu uha umuntu agaciro, akagukundira uwo uri we, utitaye ku butunzi n'ibindi mwamufite, umuntu nuko adasanzwe mu buzima bwawe, uzamenye neza ko asobanuye byose muri byose. Izuba rishobora ko uyu munsi ryarashe, ejo ntiryongere kuva, karamuka ikibunda, uzamenye neza yuko ibihe byiza by'ukuri mu bihe bibi by'akababaro, wa muntu ugukunda bya nyabyo murahorana ntago ajya gusiga, ko aba yarafashe icyemezo cyo kukwita, kandi aba yarahiye imbere y'Imana yuko uzabana ubuzima bwanyu bwose. Mu buzima rero ducamo bwa buri munsi, aho kwishima hakabaho no kubabara, ariko urukundo nyarwo rurahari, nuko bamwe na bamwe muri twebwe turukoresha uko twishakiye, tugendeye ku mvugo igeretse nta rukundo nyarwo rukihari. Benshi muri twebwe dusigaye dukurikira amafaranga, yega amafaranga yaguhindurira ubuzima mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gukura kuri level imwe ikagushyira ku yindi, ko ntuzigere wibwira neza yuko ukunda hari aho uzarwishyura kugira ngo rugurwe. Amarangamutima ntajya yishyurwa. Ushobora kubona ibikunezeza by'ako kanya nakakunezererwaho ufite ayo mafaranga, ariko uzamenye neza ko naramuka abuze nta n'umwe uzibuka kugiha, bose bazagusiga wisange wenyine. Aho wa muntu wasize titaye ku mafaranga mufite, ukunze nta nayo ufite, ubwo uzabona ko yarasobanuye byose mu buzima bwawe, kakumuha agaciro bitakikunda kuko yagiye. Wamuteye agahinda muri we, abona ko isi yose
yose yamaze muri kumwe utigeze uyiha agaciro na mwe. Umunsi ushobora kuba uri wenyine bitewe n'ibyo wahuriyemo nabyo mu nzira waciyemo, ariko hari icyizere neza ko byose bishobora kuzahinduka. Yizere gusa ko Imana ihari kandi iri kumwe nawe. Tubaho mu rukundo dukunda, turababazwa tukihangana, ariko igisi duhaye nuko tugomba kubyumva. Ariko ikiza nuko dukwiriye gutanga agaciro muri ba bantu tubasha kubona. Dukwiriye kumva ko ba bantu tudaha agaciro uno munsi zibuka kubaha agaciro tutakibabona. Umugore washobora kuba ari agaciro kuri wowe kurusha abandi, ariko ku bandi bagabo akagirwa igikoresho. Isi ibyo duhabwa biba bitandukanye. Gusa ushobora gukunda umuntu utamwitayeho, igihe nikigero hari igihe uzabona ko byari ngombwa kuba umukeneye, wumve ko wakumwifuza kuba umufite mu biganza bye. Yego kubona benshi bameze nkawe, bafite ubwiza burenze ubwe kandi neza kurusha we, baritonda kumurusha, afite ibiganiro biryoshye kurusha uwo wari ufite, afite ibitekerezo birenze kurusha uwo wari ufite, afite n'intego itandukanye kurusha iyo wa wundi yari afite. Utazigera wibwira ngo kwihangana kwabo kumeze kimwe. Nuramuka ubonye bimwe na bimwe kuri abo ngabo, irengagije wa wundi wagwaga byose mu buzima, ahoraga afite ubwoba yuko yagutakaza. Kiramutse afashe icyemezo cyo kukubura, akuzibukira akakurekura, kandi namukagiye ntazigera ahindukira ngo agaruke, usibye kukubahira icyo uri. Ibihe byiza mwagiranye ibyo bizasigara ari urwibutso kuri wowe, ahantu mwatembereye. Hari igihe uzajya ujyayo wenyine, abikwibutse bya bihe byiza mwari muri kumwe, twibutse na ya nseko nziza wamubonaga idasanzwe, rwa rukundo yakwerekaga rutandukanye n'urw'abandi. Uzabona ko ibintu byose bihinduka. Uyu munsi bamwe na bamwe twitaho tukabaha urukundo rwacu, ntabwo ariko nabo baba batwitayeho, harimo abatatwitaye. Kugira ngo dufate umwanya uhagije kugira ngo dukinishe umutima w'umuntu, icyiza nuko dukwiriye kumenya neza ko umutima uri, tukamenya neza yuko kugira ngo tubabaze umuntu mu buryo runaka, aho kugira ngo ubwabo bazicuza impamvu bamenyeye natwe. Urukundo ni indwara y'umutima, akaba n'indwara y'ibitekerezo. Kunze cyane amajoro yasinziraga, amwe nayo muri mwe arahinduka, usanga ntagishaka gusinzira bitewe yuko hari umuntu ari ukwirota, ari ukurota mu nzu uri mu bitekerezo bye. Bahura akabura uko yifata, ibyo kumureba gutyo gusa. Iyo amaze kubona wa umuntu yifuzaga, ugasanga yabaye too much, bose umwe arifuza undi, pakabyiteka acyabihagarika. Ngo zimwe na zimwe zisenyuka bitewe n'impamvu zitandukanye. Byanga binuga iyo wihambiye ku muntu utagukunda, uzamenye neza ko ubuzima bwawe uzabubaho ubabaye. Hano umunsi n'iyo n'umwe umuntu ashobora kuzahinduka avuga ati njye nkwiriye gukunda runaka. Ibyo bintu ntabwo bizigera bibaho na rimwe. Ko ushatse ugushaka, byanga binuga mugira urugo rwiza kandi mukubaka urukundo rw'ahazaza. Nukunda umuntu umukundiye amafaranga, uzamenye neza ko ubuzima bwanyu bwose nta munezero muzigera mubona. Uyu munsi ushobora kuba ufite amafaranga, umuntu akagukunda kuko hari icyo kintu ufite. Umunsi ushobora kuba ufite agaciro mu kazi ukora, uhembwa amafaranga menshi meza ku kwezi, ariko nanone umuntu akagukundira bitewe n'uko ibyo bintu ari ukubikubonaho. Ariko iyo umuntu agukunze atitaye ku byo ufite, akagukundira uwo uri we, byange binoge mu buzima bwawe, nezerwa cyane. Ariko si urwo rukundo nyarwo ruracyabaho, kamvuga ko rutacitse, rwo rurahari kandi ni ruke. Baravuga ngo umusore udafite amafaranga ngakundwa na mama yo wenyine gusa, bye niwe wenyine ngo uba umufitiye impuhwe, kuko nta wundi muntu uba umufitiye impuhwe. Yego iyi si duha byose mu buryo butandukanye, ariko iyi si ni ikiteye. Iyi si ya none ni uku nguku iduha ibyo tudashaka, ko tugomba kubyakira kuko nta yandi mahitamo. Twese twite ku gaciro nyako kurusha uko twakwita ku bizashira, twite ku bantu tuzarambana kuruta uko twakwita ku bazadusiga. Twite kuha ibintu agaciro, ntabwo tuzibuka kubiha agaciro tutakibibona. Nimba ufite umuntu ukunda, mwereke kumwitayeho uyu munsi. Nimba utamukunda, umubwize ukuri yikomereze, kugira ngo azamare ubuzima bwe bwose yicuza impamvu yahuye nawe. Tanga mugiranye urwango kandi ntabwo bitari ngombwa. Goro nziza y'ahazaza yubakwa natwe ku giti cyacu, ubuzima bwose urukundo nyarwo rwubakwa natwe. Tugire isi nziza y'urukundo, isi ya none.